useka neza pe. Uzabitekerezaho. Sinzaze mpubutse. Ntuzahubuke. Sinzahubuke. You so beautiful. Urabizi? Reka wowe ngo uramubona ugahita umuha pisi ukikomereza. Sabrine nyine ni umuntu ukunda abantu, ukunda gusabana, nyine wanga akajagari. Wanga akajagari. Ikibazo cyane nayo akajagari ko nkagira. Wumva yuwandi. Uzakagabanya. Ni ukuntu ibishanga se wa? Mu bigori. Sabri uri mwiza. Urakoze. Bajya kuna kuvanga abantu bagufi ngo turiyumva kuko nibyo. Tuba tugomba kwiyumva reka. You so beautiful wallahi. Merci. Urabizi kuri mwiza. Kigali News Channel. Stay connected, stay entertained, and stay inspired with Kigali News Channel. Oye ndabasuje abari mu mpande zigiye zitandukanye z'igihugu, intara y'amajyepfo, iburasirazuba ndetse ni burengera bwaryo. Abari hanze y'igihugu namwe ntago nabibagiwe, abari diaspora bene data, abari muri state inshuti zanjye, reka mabwire ngo big up ya man, ni wa mungu wanyu yaramasimi n'amakombe yibuka kubitira umwanzi ahareba inzega, kagarura umuzo kuri Imana, sinigeze ntikuza namba ahubwo natoye isaro isakara mu mitima ya rubanda. Reka mbabwire ngo ikaze kuri Kigali News Channel, ndabizi neza yuko n'abatameze neza Imana iri buze kubigenza neza, namwe butamuka zashima Imana. Nkomeje gushimira cyane abantu bakomeje gukora subscribe, ni igikorwa cya mbere, ni urukundo rumutwereka ndetse bidufitiye akamaro, twebwe bifitiye akamaro gusa ndetse nabwanyu babifitiye akamaro. Isi channel yacu ni channel ya buri muntu wese, ni channel yanjye ni channel yanyu. So, uyu munsi today I'm with beautiful girl. I'm with beautiful and beautiful girl. Ntabwo nibuze kuvuga ibintu byinshi, gusa noneho sinze ukuntu ibintu ndi bubigenze. So guys, rero no kuvuga ngo ndi kumwe n'umuntu ariko nge natitiyemo, kagana natitiyemo. So reka rero mbanze mwakire mbere uko ngira ibintu byinshi iri buvuge, mbanze mwakire kuri Kigali News Channel. Umeze neza? Yego. Banze usuhuza abakunzi ba Kigali News Channel. Nabasoje aho bari bose. Okay. Amazina yawe bakwita ndi? Umuhoza Sabrine. Uko niko bakwitwa cyangwa witwa? Niko nitwa. Okay, niko witwa. Witwa Sabrine. Yego. Sabrine, nge nishimiye kukubona. Natwe twishimiye kubabona. So bwa mbere duhuye? Urunzi se njyewe? Urunzi haganahe? Ntuze kumvesha. Najyaga nkubona. Hey. Kuri YouTube. Kuri YouTube? Oh wow, mbo. Nanjye nishimiye kukubona. Yego. Nishimiye guhura nawe. Twajyaga tuza nyine hano mu rugo, nje hamaze kuba muri famille, hamaze kuba muri famille mu rugo. So bakambwira ngo ntago uhari. Yego. Avuga ati ko byasa kose nawe nuza tuzaganira, tugiye nyine ibintu tugira guze twiganirira. Yego. Mbombe nambiye ndabanje gushimira yuko nyine yemeye ko tuganira. Yego, urakoze. Ariko ntago nawe kubanza kutangira nkubwira kanu kantu. Uri mwiza pe. Urakoze. You so beautiful kabisa. Urabizi kuri mwiza se? Ariko mwana ntugashake kugira oya jewe sibyo ukuntu meze, nkunze kubwiza ukuri abantu nyine, nkababwira nyine uko ibintu bigaragara, wanjye sinyambeshya abantu nyine, nge nkubwira uko ikintu nkibona. Buriya uri mu bintu ndabikubwira kuko nanjye ndabizi ko ndi mu bintu ngo ngenda byibwira njye ubwanjye. Sibyo, ariko kubera ko nyine ikintu cyarenge ndakivuga. Sabri uri mwiza. Urakoze. Ahubwo ngiye nakomeje kwibaza ngo amahitamo nayahe. Abantu bari muri comment baraza kutubwira ukuntu bimeze, gusa ngewe sinzi ukuntu ibintu ndi kubyumva. Sabrine, ngira amahirwe yo kuganira nawe cyangwa se ngira amahirwe yo guhura nawe. Yego. Sabrine ubundi ni muntu ki? Sabrine nyine ni umuntu ukunda abantu, ukunda gusabana, nyine wanga akajagari. Wanga akajagari. Ikibazo cyane nayo akajagari ko nkagira. Wumva yuwandi. Uzakagabanya. Bivuze ko ngiye rero ikintu gihari, ni ukuntu ibishanga se wa?
mu bigori. ariko buriya Mm, ntanakagabanya ku bwawe da, mm, urumva ko byasa ko ari ukuntu nyine najya nanjye kugira ngo tuhuze. yego. So bambwiye ko uri umunyeshuri rero, ariko urumva abakunzi ba Kigali News Channel, urumva n'ubwa mbere nyine tuganiriye bakubona. Mm, Wiga mu wa kangahe? narakoze senior 3 ngiye senior 4. Warakoze senior 3 ugiye senior 4, Mm, kandi uko byasa kose ni ibintu byiza. yego. Ya muri senior 4 ni iki ushaka kuziga cyangwa ugiye kwiga? Ngiye kwiga MPGE. MPGE Mm, ubwo ni mate, physics, physical and economics. geography. Geography and economics. Yes. Ibyo bintu uko bikomera uzabishobora? Ngomba kubishobora kuko tujya kwiga ibintu byose atari uko tubizi. Wow, ni ukuvuga ngo ugiye kwiga kugira ngo umenye. Yego. Uko byaba bimeze kose urumva ugomba Ngomba kuzabishobora. kubimenya. Nayo nanjye nize software development. Yego. Nize section nk'iya Mugabe wa musaza wawe. Yego. Ariko ni ibintu bikomera sana. Ariko buri kintu cyose gisaba umutima ukomeye, Yego. bigasaba gushyiraho umwete nyine ku kintu, ndetse no gukora ikintu nyine ugikunze sana. Yego, gukora cyane. Utitaye ku bandi, utitaye kuri bwa busore nyine n'iki nawe urabyumva. So, ushobora kuba ufite nk'ubusore ku ishuri bugira ati ureba kuvuga ati uriya mwana uyambwiza kuri mwana ntuze kumbeshya mwana. Abantu barahari. Reka. Ariko ukababwiza ukuri. Sabrina ngiye numva ndakuvumbura. Ntabwo uvumbura. Kuko nanjye ndaza kukubwiza ukuri. Sibyo se? Nyine aka kanya Sabrina abantu badukurikiranye. Jepe ntabwo ntumva natanye mvuga kuri mwiza kuko uri na mwiza abantu bari buze kubibona. Useka neza pe. Zina ry'Imana useka neza. God. Sabrina aseka neza. Sabrina useka neza izina ry'Imana. Mbara konje basusha ugasekaho rimwe mwana. Umwana aseka muri. So nukuvuga ngo nyine hari igihe gutya mu kigo wenda nkatwe nyine twese twagiye twiga internet, nanjye niga muri kaminuza. Yego. Yandajya gutya mu wa kabiri kaminuza ndi kwiga IT. Yego. Kandi nawe nibyo nkwifuriza kugira ngo nawe uzaze nka mushiki wanjye uze wiga muri kaminuza utere imbere mu buryo bumwe cyangwa ubundi, ubake ejo hazaza hawe hazima kandi hafite intego. Ibyo rero uzabifashwamo n'iki? Uzabifashwamo gukora cyane, kwitanga, ndetse no kubana n'abantu bose amahoro, ndetse ubwawe no kugira gute no kwitinyuka no kumva ko uko bimeze kose ushoboye kandi ugize gute ushobotse. So rero hari ukuntu mu kigo umusore ashobora kuvuga ati ngewe uriya mukobwa naramukunze. Hari umuntu wigeze uza kuguporopoza n'umunsi n'umwe? Nawe wigeze uza kuguporopoza? Gadi ibintu sinzi ukuntu turi buze kubitwara, ariko nge inotse kuri uno muntu rwose. Kagara ushaka kuba uwa mbere umuporopoje? Ngewe se kandi ibintu byo kubyitondamo neza. ibintu rwose sinzi kabisa. Ndumva nshaka kwigira mu dini rya Isilamu. Kubera impamvu ni uko nyine uba wemereye gutunga abo ngabo ntavuze. Abo ntabwo yabyemera. Mubaze nimba yabyemera. Ushobora gusanga atabyemera. Mwese kankoza kamwe. Siryo. Wenda habonetse impamvu nzakubwira ati ngewe Sabrina njye naragukunze. Ugiye kunsubiza njye naje kuyikubwira aka kanya. Naje nyekaga, naje nipambye, naje na ewana nishajije. Navuga ati nge Sabrina naramukunze. Ntanganyo nkagupoza nkakubwira nkipfuta n'ikindi cyo bwati pe njye naragukunze bitadanje naguye amasaha. Wansubiza gute? Igisubizo wampa? Nakubwira ko nzabitekerezaho. Iyo rero nzabitekerezaho. Ikibazo nzabitekerezaho kenshi twebwe basore sigaye tugora. Shagadi cyangwa nzabitekerezaho mani ivamo ndakwanze. Nesibije byose niko wabibwira yego.
noneho nigengeresha. So ntabwo wabibwira yego, ariko hari igihe ubona umusore akaba mufite gahunda. Ntushobora kubona afite gahunda ariko utazimo imbere ngo ameze ate cyaratekereza iki. Ko ngombwa nyine kubanza kumumenya. Eka nko kumanza Iyo utamumenya wese akukamenya gatoya. Mbega haba kumanza kumwigaho. Yewe da nukuvuga ngo ubu ngubu none sinzaze mpubutse. Ntuzahubuke. Sinzahubuke. Ibintu nk'abantu mwe ntabwo turi buza kubikira. Gusa urumva ko byasa kose nuko banza kwitonda. Ni ukwitonda. Ni ukuvuga ngo rero nk'uko nabikubwiye nishimye nakwishimiye. Nakunze nyine uburyo muri sociable nyine uganira ibintu byiza cyane, ni ibintu bituma ko byasa kose nanjye numva ko byasa kose nyine ari ibintu bya fresh, kandi nakefuriza buri muntu wese ufite ikibazo, ntabwo njya nkita ikibazo umeze nkatwe, sibyo? Nyine akaba ari ikintu cya kenshi abantu bose bakageze gute, bakageze bakumva ko sociable, bakumva ko bagana n'abantu, bakumva uko byasa kose, sibyo? Aho bari bashoboye kandi bageze gute bashobotse. Erega tugomba kuba fiti yabyo. Tugomba kwimba twumva ko turi abantu bakomeye barenze no kurusha abandi. Sana kabisa. Tugomba kumva ko turi abantu barenze kurusha abandi. Wana cyakoze. Bakomeye cyane ahubwo. Ni ukuvuga ngo ikintu gihe buriya ni kimwe rero. Twebwe dufite ikibazo mu gihugu cyuko abantu bameze nkatwe muri rusange, haba ikintu cyo kwitinya sana. Ukumva umuntu akumva nta kintu we yakora, akumva byonyine no gusohoka kugira ngo namubone ni ikibazo. Nintambuka ku muhanda n'urugero, umuntu akaza akandeba akavuga ati dore uriya muntu aratambutse n'ibiki nyiri kubibwirwa ndumva ikibazo igikuba gicitse. Ese twemere iyo myumvire tugiye mu mutwe natwe tube destroyed muri mind? Reka wowe ngo uramubona ugahita umuha peace ukikomereza. Jaze kabisa. Ubundi wallahi umva cyaze ubundi urankomye. So no kuvuga ngo ikintu kiri gihari, no kuvuga ngo twebwe ko turi ko niko tumeze. Niko turi kandi ntacyo twabihindura. Nta kintu na kimwe dushobora kuba twahindura kuri ibyo bintu. Yego. Ahubwo niba ntacyo twahindura kuri ibyo bintu, yego, twige kubibamo. Tube fieri yabyo. Tube fieri yabyo. Ahubwo dushaka igisubizo cyo kugira ngo niba n'urugero fizika rero uko tumeze, no muri mayindi ntaba uko tumeze. Yego. Duhindura imyumvire. Ahubwo dusigare tuvuga ngo ese niba uko tumeze, igisubizo ni ikihe? Turabaho gute? Barora umudo. Why not se abandi bantu wenda badafite ubwomuga cyangwa se bazima batatureberaho? Bagomba twigiraho ho. Cyane kuko nako turashoboye. None kuvuga ijambo rivuga ngo disability is no inability. Yes. Ufite ubumuga ntago wabivuze ko utagize gute udashoboye. Turashoboye, ahubwo n'imyumvire itari yagira gute, itari yahinduka. Cyambere ni mind rega. Cyambere ni mind. Iyo ufite mind ikora neza byose bicamo. Byose bicamo. Kandi ngiye none wenda cyakoze pesa buri ngiye nagukunze, nyine nakunze uburyo uganira. Kagara. Hari Sabrine ndamukuru. Ni mukuru wawe? Ni mukuru wawe. Kagarara ibi bintu ntabwo byita, ntabwo ibyo bindi bita kuyisanga mu mayira abiri. Mayira abiri? Uzi icyo bivuga? Icyo kibazo mbajije ntabwo ndibuze kukigusubiza none aha ngaha. Urumva hari buze gutwara igihe. Kugira ngo icyo kibazo nkigusubize cyangwa se nzakigusubiza. Tuzo nzakigusubiza vuba bidatinze. Nzakinsubiza. Gusa urumva uyu ni muri munawe ufite imyaka ingana? 16. 16. She still young. Aracyari mutoya. Ariko ni sawa. Ni sawa. Cyane ngiye you so beautiful. Urabizi? Ibyo nubwo mbere ibyo bintu babikubwiye. Ntabwo ubwa mbere ibyo bintu babikubwiye. Ure iyo umuntu abikubwiye wenda nk'undi muntu abikubwiye wari yagitinze gute? Shika nyine nkabyirengagiza. Kugira ngo bitanga kwa kundi umwana bamushimagiza nawe akishimagiza akarengera. Shaye man, God, shalom. Yes, Sabrine nagukunze sana. Nyine nakunze uburyo utwaramo ibintu byawe kabisa. Lewan. Ese Sabrine Kagara wari umuzi? Mubonaga kuri YouTube nyine bisanzwe. Umuzi gute nyine
wamubonaga gute? namubuganaga nyine nk'umuntu ukunda gusetsa, uba wumva nyine ibintu byose ari free. Niko wamusanze? Niko wamusanze ko wamutekaga? Oya, wasanze ari iki cyagutunguye kuri njyewe? nyine uko nakubonaga nabonaga nyine nk'urugero ibintu byose nyine uba washyize hasi washanje, ariko nyikubona utaranavuga nahise mbona atari ko bimeze. ubona se wenda hari uko ndi serious no kuntu bimeze bite? Reka Agara ako kantu ni sawa cyane. ni fresh sana. banza umwe ku mazi. Banza umwe ku mazi ariko tugiye dusangira mwana utazantenguha. Asante. Kagara, Yo. twajyaga dukunda kuza hano mu rugo sibyo? Bakatubwira ko hari umukobwa udahari. Uwo mukobwa uko wamutekerezaga n'umukobwa wabonye, abo bantu babiri barahuye? Baratandukanye. Urumva iyo utari wabona nyine umuntu nyine haba hakiri iki, haba hakirimo gukekeranya cyangwa se nyine kumukompera n'abandi kugira n'iki. Ariko njyewe aka kanya uko namusanze ntabwo ariko uko namubonye, ntabwo ariko namusanze. Gusa nyine nasanze ari umuntu uri sociable. Urumva bajyaga bambwira ati ari complicated somehow. Ariko nasanze ari sociable cyane. Sociable kandi ikintu namukundiye azi nyine afite ukuntu atwara ibintu byiwe tu bya fresh kandi nkunda, kandi nanjye iyo principle uyugira cyangwa se ibyo ukora nyine uburyo wiyumvamo nanjye niko nkubura ntwara ibintu byanjye. Ura muri comedy mba ndi umukomediye, muri filime nkaba ndi nkina filime, namuze musanga nkaba nawe yo nanjye yo nabaye serious nyine yabamba no mu serious. Ni byiza kugendana n'igihe, kugendana n'igihe ugezemo icyo ari cyo cyose. Sana kabisa. Icyo navuga rero, navuga ko ngiye icyo nkwifurije muri byose ni ukuzatera imbere, ugatera imbere muri byose, ukagira ibindi bintu ufasha sosiyete runaka ndetse n'igihugu cyacu. Ntiwumve ko ukomeze ari ibintu bikubuza ko wakora ibintu, cyangwa se ukomeze bikwemera kugira gute kwicara. Aka kanya we Sabrine, wakorora, waba mu businessman, wakiyuka ukaba umuntu ukomeye. Ibyo byose bihera muri mind. Iyo wamaze kugira ubwonko bwo gutekereza ibintu byagutse, buri kintu cyose kigira gute kirakunda. Physically dufite ubumuga twanabyemera kuko niko tumeze, nta kintu twahinduraho n'ibintu byabaye, ariko we are proud to be who we are. Niyo mpamvu rero abantu bavuga ngo gutya na gutya, twebwe nta mpamvu. Niba kandi uje ukambwira ati Kagara wowe nta kintu uzigezaho, nkagurwa ibyo bintu kuko nkabyemera, isi zaba insinze 2-0. Nje nzamaze kwirangiza. Ariko numbwira ati Kagara nta kintu uzageraho, nkakubwira ati nta kibazo ntacyo nzageraho, ariko nje passion umutima wanjye nyize cyangwa nyifite. Ahubwo nje mparanira gukora ndwanya bya bintu wamvuzeho, kugira ngo ndusheho gutera imbere mu buryo bugiye butandukanye. Ubundi umuntu nakubwira ijambo ubona asa no guca intege, zaharanire gukora cyane, utamusubije ku munwa, ukore cyane umusubirisha ibikorwa. Yego. Sasa teknolojia kabisa. Ewana. Cyaze ko kauni sawa. Sabrina. Karame. Wumva wifuza kuzaba iki cyangwa kuzakora iki? Niki wumva wazakora? Jewe nyine urebye ikintu icyo ari cyo cyose numva nakora mu buzima bwanjye. Nkunda icyubahiro, nkunda kujya ahantu abandi bantu bari mu birori se, ariko akazi kose nakora, kaba ari ako mu biro, kaba ari akahe, ako nkunda akazi kanyubahisha. Kakubahisha. Yego. Mbega akazi kadaciriritse cyane, iyo kaba katari hayi ko kanyubahisha ngiye ku giti cyane. Kakubahisha ku giti cyane. Atari ka kazi kazagutakariza nyine kazatuma abantu bagufata nabi cyangwa se kutari bakaguca amazi. Yego. Mbega muri make wanga umuntu ugusuzugura. Yego. Nanjye nanga umuntu usuzugura.
bajya bakunda kuvuga ngo abantu bagufi ngo turiyumva kuko nibyo tuba tugomba kwiyumva reka tuba tugomba kwiyumva ye none urumva kwebwe ntitutiyumva se ninde uzatwumva none njyewe buriya kuntu meze mbere y'uko umuntu amfana ndabanza nkifana cyane iyo niyo principe yanjye uza bandi bantu bose baza kumfana nyuma babanje nabanje kwifana njye kwifana njye ubwanjye ega n'ubundi baravuga ngo umuntu agusuzugura babanje kumwisuzuguza yego niwisuzuguza umuntu azagusuzugura agusuzuguze n'abandi ubwo rero tugomba kwiyubahisha sha kada none nabuze icyo mvuga so rero urumva ibyo ni byiza kandi ni ibintu bizima noneho inama imwe ndashaka ngo uhereze ugire ikintu uvugaho cyangwa se nk'inama utanga ku bantu bafite ubumuga ndetse n'abantu bafite ya myumvire ngo abantu bafite ubumuga ya miryango nga kugaragaza abantu bafite ubumuga niba abantu bumva ko abantu bafite ubumuga badashoboye ndagira ngo byibura utangeho inama imwe nyine ku muntu ufite ubumuga yaba ari ubu bwacu uko tumeze n'ubundi ubwo ari bwo bwose aho arajya yumva ko ashoboye ko niha icyizere mu mutima akumva ko ashoboye bizamutera imbaraga zo gukora cyane nakora ba bandi bumva ko adashoboye n'iyo atavuga bazabona ko ashoboye atiriwe avuga yego amen noneho njye mvuze ngo amena pe naryimana urumva njye ndi kumva nta kintu nshobora kuba narenzaho ibyo wavuze birahagije kandi ibyo wavuze birimo inama nzima ku muntu ushaka kumva kandi ku muntu ushaka guhindura imyumvire ku muntu ushaka kwiteza imbere ku muntu ushaka kumva ko hari aho agomba kuzagera mu gihe nk'iki ngiki cyangwa se kitari iki ngiki umuntu ushaka kumva ko hari abandi bantu azubakira ubuzima umuntu ushaka kumva yuko hari abandi bantu bazamureberaho bakubaka ibintu bamurebeyeho iyi nama agomba kuyumva kandi ikazamufasha mu rugendo rwa none ndetse n'urugendo rw'ejo hazaza yego icyo navuga rero twaganiriye byinshi njye nagushimiye Imana iguhe umugisha kandi ikomeze kwagura mu buryo bumwe cyangwa ubundi urangiye wumbuze iki nk'umuntu bavuga ngo Imana izaguhereza umugisha yego ya nicyo kintu cya mbere kiruta ibindi bintu byose ariko ntabwo nabara gukubitamo akantu ngo you're so beautiful wallahi merci urabizi kuri mwiza nakubwiye ko nabyo yeah so guys reka nkomeze mbifuriza amahoro y'Imana nkomeze kubabwira ngo mukomeze murindwe n'ubuntu bw'Imana mukomeze murindwe na Nyagasani Imana ikomeze barinde muri byose ndetse ibahazi amahoro yabo icyo nababwira mukomeze mukore subscribe kuri Kigali News Channel ndetse ahandi hantu ushobora kubona telefone zimeze neza ni muri Rujama Phone Shop ugura amatelefone mujye mudukurikirana mufite telefone zimeze fresh reka nkomeze kubabwira ngo ciao ciao tutaonana siku engine. Kigali News Channel. Stay connected, stay entertained, and stay inspired with Kigali News Channel.